Avubi guhamagara umukinnyi ngo ngwino camp agakina imyitozo iminsi 3 akajya gukina ikipe y'igihugu ibintu bigoranye cyane. Biriya wenda bishoka kuba professionnel ku bihugu byateye imbere nk'Iburayi kubera ko nabakinnyi baba basanzwe bakina amashampiyona akomeye ikindi kandi barigeze banakinana no ikipe y'Amavubi yari ikipe imeze nk'ari nshya usanga nk'abakiri batatu bari gukina ndani bari defense gusangi aba defense nibo batatu bamenyeranye nta wabonaga wasanga ni Rwatubyaye ni Clement abantu nta bigeze bakinana wasangaga impande nta muntu n'umuziranye n'undi wagera muri mediane wenda niho wakavuze ngo wenda ba safe na ba Blaze afite uburyo tutabonye insinzi ntacyo twazasobanura kuko igihugu cyatwitayeho mu buryo bushoboka. Nguhaye ikaze wamaze gukora subscribe kuri Lens TV nari maze iminsi tutabona ariko I'm back nagarutse ngende kigere uyu munsi ntago ndi njyenyine rero tugiye kubaha ikiganiro kandi kimeze neza ntago turi bujye ku bintu byinshi turavuga kuri handball y'u Rwanda Amavubi mu cyisi ibintu nk'ibyo nibyo tugiye kuvugaho ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'undi musesenguzi ukomeye uzi bya handball hano mu Rwanda ndetse n'ahandi kuko ni ubuzima bwe bwa buri munsi nicyo kintu tugiye uyu mwana bimeze bite emeze neza cyane umeze fresh emeze neza nta kibazo na gitoya umeze neza cyane rwose tugiye kuganira kuri handball mu Rwanda ndabizi hari ikintu ubiziho uyu munsi ni ibyishimo ku banyarwanda bose twamaze kubona tike yo kujya mu gikombe cy'isi ejo bundi tuzaye muri Colombia ariko urugendo rwagenze gute hari byinshi uzi ndabizi neza ko abanyarwanda bagiye kudukurikira bari bubone bari urugendo rw'ikipe y'igihugu uko byagenze imyiteguro bimeze bite bimeze neza cyane uyu munsi nkuko warabivuze abanyarwanda barishimye ubwo navaga kuri stade hariya kuri arena natambutse mbona abantu bose mu mihanda bazamura amadarapo ukabona ko n'umuntu utazi bya handball ariko yanyuzwe no kuba igihugu cy'u Rwanda hari uburyo cyagaragaye ku ruhando mpuzamahanga ngira ngo wenda nagaruka ku rugendo ekipe yakoze harashize imyaka myinshi muri handball y'u Rwanda wenda bitabira amarushanwa yo ku rwego rwa Afrika ariko ugasanga u Rwanda rwitabira rugiye kurwa nyuma ruritabiriye wenda rubonye qualification muri zone yacu kubera ko muri zone yacu asanga wenda bishoboka ko rwatsida ariko rwagera za Senegal cyangwa rwagera hano ugasanga n'urugendo rugarukiye ariko muri uyu munsi urabona ko bigaragaje itandukaniro. Okay turabyumva harimo itandukaniro ariko se iryo tandukaniro ryaje gute wowe ndabizi ko naguherukaga kera ariko hari umusanzu utanga kuri handball y'u Rwanda ndabizi ufasha abana uri umutoza hari abana wagiye utoza na n'uyu munsi wari ufite ishema ry'uko bari mu kibuga ibyo bintu urugendo rwatangiye gute bimeze bite itandukaniro ni irihe kuri handball y'uyu munsi ndetse n'iyashize? Yego handball ubundi iyo ugiye kureba ku bindi bihugu hari uryo babigenza kugira ngo babone impano yego bafata abana bakagenda bakabapima bafite ubushobozi bakabajyana mu centre ariko uyu inshuro naho habonetse rero initiative yo kuvuga ngo ese kuki ibyo abandi bakora twe byatunaniza iki usanga rero hari uburyo abana batozwa bagatorezwa mu bigo runaka bitandukanye ariko no igihe kikaza kugira abana bagaragaza performance bakajya mu bindi bigo bizabafasha no kugira ngo rwego rwabo baririho ruzamuke ntekereza ko nicyo cyafashije kubera ko mu gihugu harimo ibigo byakira abanyeshuri wa munyeshuri ufite urwego ariho rugaragara akajya muri bya bigo akaba ari kumwe n'abandi bamufasha kugira ngo urwego rwe ruzamuke kubera ko iyo uri gukina ushobora kuba umuhanga ariko kubera ko nta competition ufite ugasanga urwego rwawe rugumye ahandi rero twatangiriye mu bana batoya ugasanga rero umwana avuye primaire arangije mu wa gatandatu ariko ya mpano ye tukuva ko itari buze kugagarukira aho ngaho tukagenda tubohereza mu bigo bindi bifite ubwo bushobozi ni rwo rugendo rwatangiye abana bagenda banyira amarushanwa ngira ngo unarebye ibi byacaga amarenga kuko tumaze imyaka myinshi u Rwanda rutwara fesa kandi ngira ngo ni muri handball bishobora kuba umwaka umwe imyaka 3 yikurikiranye ahandi shaka kumva undi mukino watwaye mwimwe hagakubitamo imyaka 5 nta yindi raza ariko ngira ngo ibi byacaga amarenga kubera ko ukurikije urugendo rwa handball mu myaka 3 muri iyi zone yacu abonaga ko hari icyo bigaragaza kizaba mu gihe kiri imbere ntekereza ko nibi byatangiye kugaragara kandi mfite icyizere ko bizanarushaho. Wow uyu munsi ni ishema ku banyarwanda mwese muri kutureba mwishime kumva ko ikipe yacu y'igihugu ya handball yamaze kubona itike yo kujya mu gikombe cy'isi iri joro twaraye dutsinze Maroc byari ibirori muri arena yego ngira ngo ahubwo wenda tunatangiye mbere urumva ko abana bamaze iminsi bari muri camp ngira ngo bampamagaraga umunsi ukambwira ati noneho tubayeho neza ati tutabonye insinzi ntacyo twazasobanura kuko igihugu cyatwitayeho mu buryo bushoboka ariko tukabatatse iyo kiba cyarabitayeho mbere n'ubyari kuzarushaho ariko ngira ngo
iyo yerekanye icyo ishoboye umuntu arahita avuga ati ariko uriya muntu akurikiranwe hari icyo yabyara nk'umusaruro. Ubwo rero ngira ngo batangiye urugendo rwabo kuri Madagascar. Yego. Niba nibuka neza bayitsinze ibitego 44 kuri 22 ndumva cyangwa se 21 ntabwo ndi kubyibuka neza bari ibitego 22 cyangwa se 23. Ni rwo rugendo batangiriye bakurikizaho Misiri. Gukina na Misiri birasanzwe birazwi mu gikombe cy'isi ejo bundi cyabera Misiri ngira ngo yabaye ya gatatu kandi Denmark yatwaye igikombe yatsinze kuri penalty ntabwo byari byoroshye. Misiri ni ikipe ikomeye. Bahuye na Denmark ibatsindira kuri penalty kandi Denmark kuri finali yo bahuye yikora ibyamfura mbi. Misiri rero yaba mu makipe makuru haba mu bana irasanzwe irazwi ku ruhando irakomeye kuri handball. Dukinira Misiri kuri match ya kabiri Misiri aturusha ibitego 10. Yego. Ngira ngo wenda nuza kumva ibyo yagiye irusha abandi uraza gusanga uburyo u Rwanda rwari rukomeye. Iyo rero match ya kabiri twari dukinnye. Yego. Iya gatatu dukina na Algeria. Yego. Gukina na Algeria byari ibintu bikomeye cyane kubera ko urumva competition ntago bari baramenyera amarushanwa ugereranyije kuko baramenye gukina n'ibihugu duturanye n'u Burundi n'u Uganda bari bataragera kuri gukina n'umwarabu bumvaga ko ari bidasanzwe. Niyo mpamvu bakinnye na Algeria irabagora ariko atari uko yarigombye kubagora. Yego. Ngira ngo Algeria twariye cyageze mu ruta nk'ibiri nyuma ndabizi abantu umutima waratangiye kubarya baduha 2 minutes ebyiri wenda abantu menyere bya handball murabizi n'uburyo umuntu akora ikosa akamusora mu kibuga. Twari dusigaranye iminota 2 turi kunganya urumva twe dusigaye havamo abakinnyi babiri baraturushije twarushaga igitego kimwe asiga minota 2 batanga iyo 2 minutes batanze izo 2 minutes ebyiri batwishyura cya gitego bashyira muri ikindi gitego cya difference. Aho ngaho twari dusigaye tuvuga ngo byarangiye kuko hasigaye amasegonda 27 Algeria kituri imbere igitego kimwe. Ku masegonda 4 ya nyuma twabonye penalty. Twabonye penalty hahandi twatangire kugira ubwato bati kubera n'ubwoba no kumukino ugiye kurangira penalty nta mahirwe tuyakwirinjira. Umusore twakayijama Yves rwose yayishyize muri file abantu bose bitera hejuru. Urumva ko ku masegonda 4 yarasigaye umuzamu agiye gutora umupira muri file anawutera ngo apase match birarangiye. Twari twaranganyaga rero kunganya icyo byasobanuraga niki byasabaga kureba ese difference yacu hagati yacu twebwe uko twitwaye kuri Misiri nuko Algeria twari kuri Misiri bimeze bite. Dusanga twebwe ari Misiri aturusha ibitego bike cyane mu gihe Algeria yarusha ibitego bigira hafi muri 20. Tugiye kuri Madagascar twari twarakinye dusanga twe turusha ibitego 22 mu gihe Algeria isha ibitego 14. Automatically byose bigaragara ko nubwo tunganya amanota ariko kuri score ku bitego dufite tubari imbere cyane. Yego. Icyo gihe twese tuba bakabiri dukurikiye Misiri nicyo cyatumye Algeria irasigana Madagascar. Cyari gitegerejwe kumenya ngo se muri nditsinda byagenze bite. Muri nditsinda rero twagomba guhura n'ikipe ya mbere ariyo yabaye Maroc muri nditsinda. Twagiye guhura rero dufite icyizere kuba twavuga ati niba twatsinze Algeria why not Maroc tutayitsinda. Niba twakinira Misiri ikipe itinyitse ku rwego rw'isi katusha ibitego 10 nta birenze kuba twatsinda Maroc. Twagiye gukina twifite icyizere match iratangira tugenda turushanwa dukururana hanyuramo kimwe hanyuramo bibiri. Igice cya mbere cyaje kurangira torosha ibitego 4 byari 18 kuri 14. Abantu twese twatangiye kugira icyizere ariko ndabyuka wampamagaye muri arena abantu bishimye byatari turi gusimbuka turi mu birere abwagezeho nibagirwa kujya kwicara mu batoza wenda ngo nanjye nicara hariya ndebe match nk'abandi ahubwo mbona ko nkwiye kujya mu mafana nkuramwe dufirimbi twanyira dufite udusifre gahunda ya rugufana cyo gutoza n'ibindi nabwiye gahunda ya rugufana kuko abantu ugera ku byishimo byagutwaye noneho ukumva nta kintu gisigaye usibye kugaragaza nyine bya byishimo ko bikurimo. Hari igihe ugira ibyishimo ariko ukabihisha byagezeho numva bya byishimo kubisha binaniye ndasimbuka mvana rindi nirukanka njya mu bafana gukoma sembare gukoma ku ntebe amasifre byari bigibya ntabwo byari bimeze neza byari ibyishimo. Icya kabiri kiragitangiye byahinduye isura Maroc igenda twataka muri bya 4 hagasigaramo 2 igihe cyaje kugera tugira ikibazo cy'umupivo dufite ari we navuga moteri ya equipe. Burya buri mwanya wose mu kibuga ufite icyo sobanuye. Rero iyo ubuze umuntu umwe muri abo ngabo kandi sometimes ari gihe umuburana nk'umusimbura we ari ku rwego rutandukanye n'urwe bihita bihindura isura. Umusore Yves navuze watsinze penalty ku mukino wa Algeria baje kumika ikarita y'umutuku. Twese twifata amaso kubera ko arasigamo difference ibitego 2 twumva ubwoba baratwishe twese. Ariko uwamusimbuye ni umusore Guido ni umusore w'ibiganga ufite ibiro byinshi yagerageje gukora akazi gusa byagezeho baratwishyura.
tugatsinda igitego kimwe bakakishyura, tugatsinda ikindi bakakishyura, tugashyiramo bibiri bakongera bakabikoramo tukanganya, gusa ntabwo bigeze batujya imbere na rimwe. Byageze rero ku munota ubanze, ku munota wa nyuma badutsinda igitego cyo kwishyura. Hasigaye amasegonda, baradutsinda igitego hasigayemo igitego kimwe, kuko twari tumaze kurusha bibiri. Badutsinda igitego kimwe, badutsinda n'ikindi cyo kwishyura. Hasigaye amasegonda atarenga nka 50 tubatsinda igitego, bagipasa dutatu batsinda ikindi. Ubu baragiye muri ibitego bibiri bigiyemo, barongera batwishyura. Igitego batwishyuye cya nyuma bakitwishyuye ku isegonda rya 47, hasigaye amasegonda 13. Urumva hasigaye igitego kimwe, twari gukora perte imwe, batwaka baro batsinda, tukaba turanganyije bakaduha additional time. Ariko abasore baje iyo minota amasegonda 13 yarasigaye bashe kuyajera neza. Nuko ngo iyo umupira ukigera muri file amasegonda atangiye kubara, umuzamu awurengura yitonze, ntekereza ko wageze mu kibuga bigeze ku masegonda nk'icyenda. baramanaginga Maroc iva yose ikina contract, ikinaho Mahoma, ariko yageze gukinaho Mahoma asigaye amasegonda 3, pasi imwe, pasi ebyiri. Umusore bawuhaye yarebye ko amasegonda asigaye, arasimbuka awutera kure mu izamu ryabo, nta ntego afite, kuko yarazi ko niyo umuzamu yawufata arajya kurengura amasegonda yaranze. Nibwo rero twese ku gitego kimwe twese tuzamuka hejuru mu birere, induru ziravuga, abantu bose nanjye ndishimye. Ejo twari twabaye kubera match y'Amavubi na Ethiopia ya football. Ikirabyura bivugaho iki nk'umuntu uba muri handball, uzi handball y'u Rwanda pe kuva mu bana ngenda bizi. Ariko se football byo basora bivugaho iki? Football nta byinshi nabivugaho, ngira ngo wenda unakurikiye n'ibyo abandi bavuga. Ngira ngo bundi ikintu cyose kirategurwa. Mu by'ukuri iyi equipe ya handball ugeranyije igihe rimaze muri kampu, mu by'ukuri cyatumaga bamaze kumenya nafite automatisme. Kuko ndabyibuka umwaka w'amashuri arangiye muri ku itariki 18 ntibeshye, ntabwo bategereje ko abari bari mu bizami bya leta babisoza. Hanyuzemo iminsi mike bahita bahamagara abatari bari mu bizami bya leta, kuko harimo abana biga mu wa 3 secondaire, harimo abari biga muri mu wa 5 secondaire. Ntabwo bategereje, bahise bahamagara abari kuboneka bahita batangira imyitozo. Baramaze igihe kigera ku kwezi bari mu myitozo, bari muri camp. Amavubi guhamagara umukinnyi ngo ngwino camp agakina imyitozo iminsi 3 akajya gukina ikipe y'igihugu, ibintu bigoranye cyane. Biriya wenda bishoka kuba professionnel ku bihugu byateye imbere nk'Iburayi, kubera ko n'abakinnyi baba basanzwe bakina amashampiyona akomeye. Ikindi kandi barigeze banakinana. No ikipe y'Amavubi yari ikipe imeze nk'ari nshya, usanga nk'abakinnyi batatu bari gukina ndani bari defense, gusangi aba defense nibo batatu bamenyeranye, nta babonaga. Wasanganirwa tubyaye ni Clement, abantu nta bigeze bakinana. Wasangaga impande nta muntu n'umuziranye n'undi, wagera muri mediane wenda niho wakavuze ngo wenda ba Safe na ba Blaze bafite uburyo bakinanye, ariko ugasanga nanone imikino bafitanye ni mikeya. Ni mikeya, ugasanga atake nta muntu uziranye n'undi. Byagoranaga rero gufata ikipe ya Ethiopia imenyeranye imeze ikinye match zigera muri 7 iramenyeranye. Byari bigoranye ko Amavubi yatsinda. Ngira ngo nubwo abantu benshi bababaye, nge ntabwo nababaye. Impamvu ntabaye ni nuko ibyabaye ntacyo niteze kirenze kuri biriya, kubera ko equipe nshya, mutoza nawe ntago arayimenyera cyane. Urumvaga ko byari bigoranye kugira ngo tubashe gutsinda ikipe yagize igihe cyo kwitegura. Ari naho rero nanasabira, wenda nubwo tubivuga umunsi ku munsi, burya ikintu cyose wakiteguye ugafata umwanya wo kukitegura birashoboka. Ntekereza ko abana babonye iriya tike yo gukina igikombe cy'isi, ngira ngo ikintu cyashimishije abantu hari ukubona tike, ariko noneho yikuye hatanga icyizere ko ya kipe ifite imbaraga. Ibonye tike ariko ifite ahantu yavuye, atari kuvuga ngo mwaciye mu nzira yoroshye ngo Yes, nicyo nshaka kuvuga. Icyashimisha abantu suko twabonye itike, nicyo cya mbere, ariko itike twayibonye dute? Ntabwo twayibonye dutsinze Burundi, ntabwo twayibonye dutsinze Uganda, ahubwo twayibonye dutsinze ikipe nka Algeria, ikipe imenyereye mu gikombe cy'isi umunsi ku munsi. Noneho muri kimwe cya kabiri tugatsinda ikipe nka Maroc na Misiri. Karenari kuganira n'abantu bavuga ngo Misiri ifite ubwoba kuko yifuzaga yuko yahura na Maroc kuko yitsinda byoroshye, ariko dukina kuri match batushitemo ibitego 10. Hageze minota ya nyuma tubona ko byarangiye kuko harimo ibitego bigera muri 7. Adufata umwanya tuvuga ati minota mike isigaye n'ubundi birashoboka ko bitakunda, reka duhe n'abana bakiri kuri match zikomeye barakina. Rero ntago Misiri igeze yishimira gato ko Rwanda rutsinda, kubera ko yo ifitiye ubwo Rwanda kuko n'ikipe ubona niba iri ku rwego rwo kuba yahangana Misiri. Turashimira n'abaturanyi b'i Burundi bacu badufashije gufana. Arena yari mu bicu
washobora gutambuka bagombaga gufana iki njye nibwo mbonye fanatisme ya mbere muri iki gihugu kuva natangira kureba siporo yo mu Rwanda yari ku rwego rwo hejuru cyari biryoshye ndabizi ntabwo uciye mu ijambo uyu munsi haba uri kuri kamera haba n'abandi banyarwanda bose bari bari muri arena turishimye kubera handball kumva ngo dufite ikipe y'igihugu nka handball buriya handball ni umukino wenda abantu benshi batamenyereye ariko ni umukino nabwo ufite popularite nyinshi ku isi around rero ni ibyishimo tugomba kwishima ngira ngo ntaguciye mu ijambo hari abantu benshi baraje kureba handball kubera gusa kumva ngo ekipe y'igihugu yabonye tike kujya mu gikombe cy'isi ntago abenshi ntago bamenyere kureba handball ariko abantu twagerageje kuganira nk'umunyamakuru kameme nk'umutoza umunyamakuru n'ubundi urabivuga ariko ubundi wibwiye abanyarwanda twatangiye tujya muri handball wibwiye abantu ubundi banze bibwira abantu ntabwo gutera amatsiko nabyo ari byo ubusanzwe amazina nitwa François Xavier Kingeneye ndi umunyamakuru kuri radio Rusizi akanaho nkora imirimo yanjye yo gutoza n'ibindi rero nk'umunyamakuru ntabwo nari kugenda ngo numve ko ndi bugarukira aho ngaho nagireje kubona abafana nsanzwe menyeye muri football ndabaza ntavuge handball mwayibonye mute barambwira ngo bagiye ambwira ngo ntabwo twari tugiye tura match za handball ariko twaje kure dusanga handball ikibura nuko igira amafaranga ngo imenyekane ku rwego rw'isi kuko nabonye spectacle zirenze bajya bona mu yindi mikino babona umusore muri handball arazamuka ari mu kirere agashuta ari hejuru mu kirere agatera ntari kure baro akongera kikaraga kabiri mu kirere bagatira ntandi hantu muri sport tubona tabwo cyazo handball harakorwa iki kugira ngo abantu bose mu Rwanda amenye ko umukino uryoshye gutya rero ntekereza ko icyo navugaga nuko rero ntaboneka imyiteguro no uko tubonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi imyiteguro kamyiza kurusha ngaha niba dushobora kugera ku rwego rw'angana Misiri itwara igikombe cy'isi ngira ngo niba ntibeshye ifite cya under 20 cy'isi ntabwo ndi kwibuka neza n'umwaka ariko no wavuba ahangaha niba dushobora kuba twahangana ikipe iri ku rwego rwo gutwara igikombe cy'isi ni turamuka duhawe ubushobozi bwo kwitegura neza ndamya ndashidikanya ko no ku rwego rw'isi nta byatungurana mufite tugiye twamaze kuri podium makipe 3 ya mbere birashoboka cyane ibyo bintu twari tubitegereje mu yandi makipe twagiye tubona za sitting volleyball baba batwara ibikombe bagira gute tugira ikibazo tuvuga se andi makipe azaza tukajya mu cy'isi tukajya gute twaherutse Under 17 2011 muri football ndumva ariyo yageze mu cy'isi n'icyo gihe ariko twa dufite nicyo nigeze mvugaho kare ikibazo ni imikurikiranire iriya ekipe abana barimo barakomeye ariko se byarangiye bite yararyana cyangaho umwe akigira hariya undi akigira hariya nta gugikurikirana yabonye rero niyo mpamvu navugaga nti urugendo iyi tike tubonye ntibigarukire mu kubona tike ahubwo badufashe kuva ngo ya tike twabonye kuko amatike yagiye tujye tuyabona mu yindi mikino ugasanga ikipe iritabiriye igeze mu rwego runaka ariko noneho ya myiteguro noneho niba twiteguraga mu Rwanda twitegura competition ya Afrika none niba tugiye kwitegura competition kuri isi none imyiteguro imeze ite byakabaye rero ko ya myiteguro iri buze kuza irusha imbaraga yari isanzwe hari birumvikana imbaraga nta kindi nuko bari kubushobozi kugira ngo babandi ba muri camp kubera ko kuba muri camp bidasaba ubushobozi birasaba ko ministeri ya sport iri buze kubigira ibyayo igashyiramo imbaraga kandi ndizera ko nta kabuza yamaze kubona ko bishoboka burya iyo ubwawe bavuga ngo umuntu n'icira inzira iyo ugaragaje icyo ishoboye nundi abona icyo aheraho kugira ngo nawe avuge ngo wa muntu koko kubera ko ashoboye kiriya ndamutse ngize icyo nkoraho byagera ku rundi rwego rwisumbuyeho ntekereza ko rero nta mpungenge mfite nyinshi ko bitari buze gukunda ahubwo ministeri ndabizi neza ko iri buze kugira byinshi bikoraho irabikora mbo twagize wihangana ndanyura mu mikino myinshi kuko twagize muri handball tujya muri football ndanyura mu mikino myinshi kugira ngo twumvishe abantu icyo kintu cyiza cyaje muri handball kumva ikipe twagiye tubona amagare harimo abakinnyi bakomeye bagiye batwara imidari ikomeye ibyo bivaho ariko kwira midari y'amagare byabaye nkaho byongeye gusubira hasi ukuntu bizamuka bisubira hasi sinzi ngo ibintu bigenda gute bihera ariko dusabe abanyarwanda bashyigikire handball bamenye ko handball hari urundi rwego iriho nageze kureba match ya Congo n'u Rwanda kuri handball Congo numvaga ari ikipe ikomeye ukuntu ariko narebye ukuntu abana bakubita ndumirwa
nkawe umaze igihe muri handball, ndabizi ko umazemo igihe, ndabizi umaze igihe muri handball, ndabizi. Ikindi ukaba umunyamakuru wa RBA, hari byinshi ugenda ubona mubivuga inshuro nyinshi. Urumva hakorwa iki kugira ngo iyi kipe ikomeze igume hamwe, ishyigikirwe, bigende n'abandi bari inyuma nabo baze kubona undi mwanya kugira ngo bose impano yabo igende zamuka? Birumvikana burya ikintu cyose nkuko nabivuze ni ugutegurwa. Buriya iyo u Rwanda rumenya ko Isonga yatanze umusaruro rukaha imbaraga nk'iyo rwari rwatanze ku nshuro ya mbere, byari gushoboka ko n'uyu munsi wa none twakabaye tujya mu bikombe by'isi by'ama ekipe mato, kandi kujya mu batoye nako tuba dutegura ekipe nkuru, kuko burya nta muntu uzaba mu Rwanda. Hari ikintu gitunguranye kumva umukinnyi agaragaye rimwe kabiri ahamagara mu kipe y'igihugu, nta akademi zamukiyemo, ntazwige zamukira, ni umuntu basanze ahantu yikora mu kazi kiyo gusa kubera ko ashoboye guhagarika baro bakamushyira mu kipe y'igihugu. Ngira ngo ibyo biraguha umusaruro w'umunsi umwe, ntabwo ushobora kuba umusaruro urambye. Rero icyo bisaba ni ikintu nuko cya gihe bafata ni kwa gutegura, nta kundi, nta kindi nashaka kuvuga. Niba umukinnyi wenda twe tubamo umunsi ku munsi, hari igihe dufata umukinnyi kubera ko tumubonye duhe ahantu bafite taye, ari umusore, tukamujyana mu kibuga, ni byiza araguha umusaruro muri ako kanya. Ariko iyo bigeze ahandi hasaba ko buri muntu hari igihe bigera ibyo mutegura, kombinezo mutegura ntizikunde, bigasaba ko hagiye gukoreshwa no ubuhanga bwa buri mukinnyi. Niba mwaziteguye ikipe muri gukirika bizizi, mwajya mutangira kombinezo sigati iboroka, bisaba ko uhita usaba time out, buri mukinnyi ukagira icyo umubwira, no hagiye gukoresha ubuhanga bwa mukinnyi wa wundi watangiriye mukuru, ugenda ugahita umubura. Kandi mu by'ukuri wenda niyo kipe yari ifitiyeho kubera ko n'umusore aratera suspense agatera mu izamu, ariko bigeze kuri individualite, gukira ku giti cye, uhita ubona ko itandukana ry'uwa muntu watojwe ari muto n'umuntu watangiye ari mukuru. Mu Mavubi rero muri football yacu nuko ibintu bimeze, ni ugufatira ahantu ari bakuru. Ni wa muntu azatanga umusaruro nka ekipe, ariko wari uzagirwa ni kantu karanze, hari akantu umuntu akora wakareba kigakora gato kabaturiye muntu, ariko afite intangiro nziza. Rero icyo nifuza rero niki, nta kindi gisabwa, nuko dufata umwanya wo kugira ngo wabandi batoya abari dutegura bazatuviremo wabandi bakuru. Bitabaye ibyo turajya tugera ahandi kuko dukina, ariko nitugera ahantu noho bisabye ko za tekinike zigaragara tujye turibura. Wowe turakora subscribe kuri Lens TV, iki ni cyo gihe kugira ngo ukore subscribe ujye ubona ibiganiro nk'ibi, ubusesenguzi, dukora amadocumentary, ibintu byose. Noneho dukomeze handball yo ibyayo byamaze kurangira. Ngira ngo kandi kantu wenda naza kuvuga kuri handball, bivuge byose. Nagiye kubona match igiye kura umukino urangiye, harimo abana bato, harimo umwana witwa Musa, umwana wiga mu wa mbere secondaire, harimo witwa Fiacre yiga mu wa kabiri, harimo witwa Muhozi yiga mu wa gatatu. Urumva n'abana bakiri batoya, harimo n'abandi abana batoya cyane bakiri abanyeshuri. Urumva umwana wiga mu wa mbere secondaire nko Musa. Match zijya kurangira, nagiye kubona mbona ababyeyi b'abana, mbona ababyeyi barahari, mbona abashiki ba Fiacre bari kubyina bagiye mu bicu, nahita mbona ko nyine ikintu cyiza yo gushyigikira umwana wawe hari icyo bimufasha. Hari ikintu rero dukora cyiza, ariko ugasanga abo tugikorera ababyeyi bacu ntabwo turi hafi. Ngira ngo wenda nka Fiacre niwe nkurikirana umunsi ku munsi usanga ababyeyi bashaka kumenya ngo ese Fiacre bimeze bite, niba avuye kuri match y'ibigo by'amashuri Fiacre byagenze bite, umusano witwaye ute, umwana akavuga ati ibyo nkora mu rugo wacu barabitekereza, barizirikana. Rero kuba mu rugo wanyu bakuri inyuma biguha motivation kumva ko unakeneye gukora, atari kugira ngo wenda wowe wishimishe gusa, aho ukore neza kugira ngo abantu bari bukenere kubaza ngo umunsi wa none witwaye ute, baze kuryoherwa nuko witwaye neza. Rero iyo ababyeyi bakuri inyuma bakagushyigikira, biba ari ibintu byiza cyane. Burya hari igihe uri gukina wahindukira wareba ugasanga ababyeyi ari mu bicu, ukumva bigukoza nuko ati none ndamutse nkoze ikosa umubyeyi wanjye ari kundeba ndagarekare, bikagusunika ukumva ko uri buze gukoresha imbaraga zose kugira ngo noneho bigende neza kurenza uko byari bimeze. Babyeyi mushyigikire abana kuzamura impano zabo, birubaka. Hari abantu benshi bagiye impano zabo zizima kubera ko batabonye support yanyu nk'ababyeyi, bakumva ko nyine ibintu bari gukora nta kamaro bizagira. kandi mu by'ukuri wenda nkuko hari indirimbo ya Clarisse Karasira nabonye avugamo biriya bintu, wenda uwo nguwo wasigaye iyo mpano yazimye akaba ari ubu ngubu yari kubiri gukora ibintu bimeze neza cyane rwose. Mushyigikire abana banyu.
reka mboneho rero nshime n'Uruyenzi TV bazanye igitekerezo maze igihe kitari kinini nyikurikira ndeba ibintu babiriho ugasanga ni ibintu byiza ariko hari abantu benshi batabimenya kubera ko batabagize amahirwe yo kuyimenya ariko ngira ngo umuntu uzagira amahirwe yo kuyimenya akarebaho azasanga ari televiziyo yo kuba wakurikirana kubera ko iba tuntu tw'ubwenge ubusesenguzi hari umusore ujya ukora ubusesenguzi politiki ukumva ni umuntu birimo n'ibindi biganiro byinshi cyane ngira ngo wagize amahirwe kubona Uruyenzi TV ni televiziyo yo guhozaho ijisho. Reka tubashimire cyane mwebwe mwabanye natwe uyu munsi ariko mwibutsa ko turakora subscribe uri gucikwa n'ibintu byinshi kora subscribe share na like ubundi dukomeza akazi biraryoshye hano hari ibintu byiza mwamaze Xavier mwamubonye mwumvishe ubusesenguzi bwe kuri handball y'u Rwanda ni umutoza ni umunyamakuru byose ariko kora subscribe share na like ubundi dukomeze twiririse ntabwo nasoza ndashimye igitekerezo wazanye rwose cyo gushinga televiziyo nk'inziza biriya ni ibintu byiza cyane nibyo navugaga ko abantu bafashe intego initiative hari byiza bageza ku baragana wagize umwanya munini gususurutsa abanyarwanda ngira ngo ubu hari benshi banezerewe kuko igikorwa wakoze nawe utarayikora nabikubwiye yikore ubundi dukomeze cameraman turagushimiye kubana natwe uyu munsi mwese ibiganiro byacu nakagaruka turakomeje ciao ciao